Karinganire wanza n'intebe nkicara hanze. Yavuye izana. Ndumva guhagarara ntabyo nshoboye. Warimo gukora iki hano? Amaze guteka igikoma. Ndamuzanira. Zana muri ka gateremusi. Kumbe babonye ejo neza buriya. Mukobwa wanjye. Weka Karinganire. Vayo hano. Ibikoma byawe washyizemo iki? Bitetse neza ntabwo. None uko gise kintera ikimugura ntanatangira no kukinywa washyizemo ibiki? Bitetse neza nkuko nsanzwe mbikora. Ntabwo nakinywa. Ntabwo nakinywa. Mbega ikimugurira. Rero byose uri kuma muri iyi minsi uri kuntera ikirungo. Iki gikoma cyo giteye iseseme. Ese reka mubaze. Umwana ko ari mu cyaro nta muti w'ikirungura wandangira. Hari umukecuru wajya gukora imiti y'ikirungura hari ibyo nzi yajya gukoresha. Umukecuru wajya gukora imiti y'ikirungura ariko wenda avura Kinyarwanda? Avura Kinyarwanda. Nta kuntu waba uwo mu cyaro ugire. None se aha hafi nta hantu wawumbonera ngo unze ariko ndanywa ku bintu byose watetse nk'igicungura kirahise. Ntawe ugushakira ariko nkawubona. Ndaba ntacyo nyaruka nibuza hari ahantu woza ujye kumushakira sibyo? Ubutebuke. Ikirungura mabuja w'igikeri abambwira ngo natetse igikoma nabi. Ngiye kumushakira imiti ya feke ko nawe ni igikeri akora ibintu bya feke. Nishake imuhindure nawe wa feke n'ubundi akora ibya feke. Imiti y'ikirungura njye hariyo nzi. Ntabwo mbyitaho yaba ari n'ikirungura cyangwa utari ikirungurira njyewe. Ambwira ngo natetse igikoma kimutera ikirungura. Dore ko nteka neza nteka nabi. Ntabwo nzajya n'imiti nari myiza. Sako mbone ibihuru byose byo muri Kigali bimaze. Ariko kugira ngo ikore hari ibintu nabonye abanza guhamagara akanabishaka paka bibonye. Nagize ngo ibi ngibi niyo miti iri bumvura ikirungurira nawe. Ni ibiki se uwo mukecuru agira? Ashaka ipusi itagira amenyo ifite umukazana wa feke. Ipusi itagira amenyo ifite umukazana wa feke. Ipusi yapfakaye ifite umukazana wa feke. Noneho agahita ashaka n'ubucakwaha bw'inkoko. Ubucakwaha bw'inkoko nabukura neza. Ni inkoko ifite amenyo maremare azi imbere. Y'isake. Ikindi kandi iyo sake numvise wangu ngo iba yarateye igi rya mbere. Ariko iyo sake ifite umugore. Iyo sake? Se nawe ibintu uri kuvuga ntabwo bishoboka ngo ipusi ifite umukazana wananiranye. Ipusi yapfakaye ifite umukazana wananiranye, akayizana agasuzuma ukareba nimba ari byo. Noneho akazana n'inkoko ifite amenyo maremare azi imbere y'isake yateye igi rya mbere. Nkoko y'isake se rateye? Numvise ariko bivuga ngo isake yateye igi rya mbere ifite amenyo azi imbere maremare. Noneho agashaka
n'inkoko y'inkokokazi ishaje ifite imyaka 40 ariko itaratera n'igi na rimwe. noneho wowe ndeguseka none no mu bibabaye gusa ibyo bintu nabikure ntabwo oya yambwiye kuko bishoboka byose ukabishaka ukabibona nibyo se inkoko y'isake yateye igi rya mbere ifite amenyo z'imbere n'ipusi itagira amenyo yapfakaye ifite umukazana udashobotse. ko numva none iki kirungura ari ibibazo kigiye kumpitana ariko aho kugira ngo nkomeze ngire umwana wanjye agira ikibazo namushaka ariko hano hirwa amakuru bwa nta yabirimo ra izi nimba hawe harimo ipusi itagira amenyo ariko gusa ni ipusi itagira amenyo yapfakaye ifite umukazana udashobotse. Icya gatatu ni urutozi rwirirwa mu kwaha kw'imbeba noneho ugashaka n'umurizo w'ingona. Umurizo w'ingona ingona yakuwe ibyinyo n'imvubu. Umurizo w'ingona wakuwe umurizo w'ingona ingona yakutse ibyinyo irikuwe n'imvubu. ibyo bintu birakomeye nzabikura bira nakomeza imirimo yanjye byumvisha ngiye kubitekereza ngiye kumvishakisha ikirungura cyane atuma uyu mwana rwose atazanavuka bishake nubibona bizabikorera umuti cyane ntabwo kimbeshyera nshake ipusi wakutse amenyo ifite umukazana ngo udashobotse nshake ndanabyibagiwe shaka umurizo w'ingona ngo wakwimvura ibyinyo n'imvubu ubundi se ibintu nzabikure ariko ntacyo kugira ngo umwana wanjye agire amahoro nkira n'iki kirunguro kihora kinzengereza nkumva indiri ku nsimbuko nzabishaka niba ngombwa njye kureba n'uwo mukecuru w'iwabo ubikora abinkorera. yizeye ibyo namubwiye byose kanze mubeshye nkomeze mubeshye ndebe ko umushahara wakwiyongera aho nabyemera akomeza ngira umushahara. Mabuja ya nkoko imaze imyaka 40 nayibonye umuti wa mbere wabonetse. Aka kanya se urabubonye? we uzi ukuntu nibazaga ngo nzakure inkoko imaze imyaka 40 ubu se uyikuyeho ingiye ingiyi nyikuye hariya hirya hari umuntu uherutse kuva mu cyaro iwabo yanze gusiga inkoko yiwe yarayizanye none nyine nari mubeshye ko turi buyagabane. ubwo umuti wa mbere urabonetse inkoko imaze imyaka 40 ya nkoko imaze imyaka 40 itaratera ariko ndi guseka mu bibabaye ntacyo baba we uyu ni umuti wa mbere ubu hasigaye urutozi rutaha mu kwaha kw'imbere simbeba turayikura he rero nabyo tuzagenda tubibona gake gake. uzi ubu aya se wakoraga 20 ubu ngusizeho 10,000 kubera ko ikirungura cyari kimbabaje umushara wawe ndabuzamuye bibaye ngombwa nanabigira n'imyaka y'inkoko imaze idatera kugira ngo ubone inkoko imaze imyaka 40 idatera ntabwo biba byoroshye ariko nyine umuntu arageza agashaka. Hari umuti wa gatatu ni ipusi. Umuti wa gatatu ni umurizo w'imvubu. Umurizo w'imvubu? Imvubu yakuye amenyo ingona. Ntacyo ubwo tubonye inkoko imaze imyaka 40 idatera n'imvubu tuzayibona. Ni akazi katanoroshye. Ngaho genda uyizirika hariya hirya ijyana mu gikoni cyo hanze inyuma. Uko imaze imyaka 40 turayibomba ubu hasigaye imiti 3 kwa mwana wanjye uzavuka nawe ari ibibazo ko nshimye ko inkoko ibonetse se ipusi yo ifite umukazana udashobotse yo tuzayikura he ariko karinganira ngo ari kunkorera umuti ngomba kumwongeza amafaranga ntacyo nkomeze kureba aka gafilime. Suko nkomeze kumererwa nabi koko se mfite subundi ngomba kurindira birabi uramu karinganire yambwiye
bapfa gukoresha biriya miti yagiye kwahira kuko ni igihuru. Amuhamagare. Karinganire Karinganire enda hano nkubwire. Yewe nakomeje kumererwa nabi. Zana ya miti uzane n'igikombe hano nkwereke ikintu dukora. Si ngombwa kurindira bya bindi byose wagize. Reka mbe niba ukoresha biriya miti wahize, sibyo? Zana imiti na cya gikombe gisa nkaho ari kinini cy'umweru. Genda nayo ranzonze sinatuma ndyama bidatuma ngira akantu nirira. Wagiye nawe urabyahira reba ibisa hano haranduye. Umva yira nubwo bya bindi wambwiye ngo amapusi n'ibishyi bitaraboneka wumvugutiye kuri utu twatsi ugutira kuri iyi miti urumva wenda mwe ubwo niramu ko imaze imyaka 40 idatera yagize twayibonye wenda bishobora gukora umeze nabi cyungura cyenda kunyica kirangirira vuba. Ufata se wo mike nagira wese ntari utavuga tuboneka n'utuzi tubonekamo naho ubundi ntabwo norohewe. Karinganire iki kirungura ningikira nkongera nkarya nk'uko nari nsanzwe bizi sinjya niga bavura bose ngombe nkongeze zanakujyana no ku mazi ujye koga siko ntayiruka no kujya koga kubera ntajya yose nkarya iki ntacyo washobora kurya kubera ikirunguriro utetse se ko binanira. Nawe ejo bundi kiriya gikoma wazanye cyari bisembuye wagira ngo sinzi ibintu wagira ngo harimo amasafuriya ntabwo uheruka kuyoza nawe. Ndayoza neza. Tegeza hino ukamure munsi manura ukamure manura mu gikombe ukamure tutameneka. Ndebe yishyize aha ngaha n'utungutu. Nsigire mu nzu rero. Nsigire mu nzu. Ntacyo reka ngerageze umuti genda ukora ibyo urimo gukora. Mabuja w'igikeri none harapfuye.